Hello everyone. I'm so happy to meet you once again. So we are happy to have this evening fellowship. Because through this precious time we can feed our hearts. And we pray, then we begin. Father, I thank you for this evening. We thank you because you are our Lord, you are our Master. So your heart is kind to us. So Lord, though we are not perfect in our deeds, but we could see your grace and mercy upon our lives more and more. So Father, we are having this time to share the word of God. So we have no ability to release our thoughts and receive the word of God. So but allow us to understand clearly what is important. So I'm sure that once you understand how precious the word of God it is, so we can receive it as faith in our hearts. So we thank you for this time. In the name of Jesus. Amen. Amen. So today we are sharing from the book of Genesis chapter 11. Genesis chapter 11 from verse 1. Yes. Genesis chapter 11 from verse 1. We read. Now the whole earth had one language and one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Bagenda berekeje iburasirazuba babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari barahatura. Then they said to one another, "Come, let us make bricks and bake them." 2 or 3, they had brick for stone and they had asphalt for the mortar. Barabwirana bati mureke tubumba amatafari tuyotse cyane, kandi bagiraga amatafari mu kimbo cy'amabuye bakayafatanisha ibumba mu kimbo cy'ibyondo. And they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth." Baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. And the Lord said, "Indeed, the people are one, and they all have one language. And this is what they begin to do. Now nothing they proposed to do will be withheld from them." Uwiteka aravuga ati dore abantu ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. "Come, let us go down and there confuse their language, that they may not understand one another's speech." Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye,
be kumvana. So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. Uwiteka batataniriza gukwira mu isi yose barorera kubaka wa mudugudu. So therefore its name is called Babel, because there the Lord confused their language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. So from time to time I tried to read the Bible. Rimwe na rimwe ngerageza gusoma Bibiliya. But most of the stories in the Bible we cannot just understand. Gusa inkuru nyinshi za Bibiliya ni inkuru tutabasha kumva. Because they are the stories composed by God. Ni inkuru zandikishijwe n'Imana. So there might be the reason why God wrote those stories. Hari icyatumye Imana yandikisha izi nkuru. So it means Bible came out of the heart of God. Icyo bivuze ni uko Bibiliya yaturutse mu mutima w'Imana. So if it came out of the heart of God, there might be a certain reason, a certain purpose God let this Bible happen. Nimba yaraturutse mu mutima w'Imana, agomba kuba ari impamvu Imana yandikishije. So anyway, though we may not understand these words when you are reading this book. Gusa nubwo tutakumva aya magambo mu gihe dusoma iki gitabo. So by meeting the true servant of God, we can realize what is the heart of God within this Bible. Iyo duhuye n'umugaragu w'Imana w'ukuri tubasha gutahura umutima w'Imana wari muri ibi Bibiliya. So when I came to understand the issue of salvation clearly, ubwo nasobanukirwa iby'agakiza neza, I realized that whole Bible from Genesis to Revelation, Bible wants to let us know what is salvation according to the standard of God. nahise mbona neza ko ibitabo byose kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe abadusobanura iby'agakiza mu ishingiro ry'Imana. So we could see that salvation cannot attain by the wisdom of man. Twabonye ko agakiza umuntu atakagezwa n'ubwenge bwa muntu. Only by the wisdom of God, this is when people can attain the true salvation. Igihe abantu bakiriye ubwenge bw'Imana nicyo gihe bashobora kugera ku gakiza. So even though people may be busy using their knowledge, using everything they have learned in this world, nubwo abantu bahuzwa no gukoresha ibyo bize byose muri iyi si, so these people, they cannot reach the true salvation given by God. ntabwo bashobora gushyika ku gakiza gatangwa n'Imana. So it means the true salvation we are talking about is the salvation from heaven, from God himself. Rero agakiza kuri tuvugana kavuye mu ijuru, kavuye ku Mana. So if we despise this Bible, if we have nothing to do with this Bible, we can never meet this salvation from heaven. Turamutse dusuzuguye Bibiliya tukabaho ntacyo duhuriyeho nayo, ntitwazapfa tubonye agakiza. So some people, they have excuse saying that when I read the Bible I don't understand. Abantu bamwe bagenzi twazongerega niyo nsomye Bibiliya senyumva. When I read the Bible I feel sleep. Iyo nyisomye rwose ngira ibitotsi. Bible is the book written by human being. Bibiliya ni igitabo nk'ibindi cyanditswe n'abantu. When I read the Bible, it always speak about the stories in Israel. Iyo nyisomye numva yivugira n'inkuru z'Abisirayeli. What does Bible have to do with me? Ese ubwo Bibiliya ubundi murihe nayo? So if we treat the Bible in this way, for sure we cannot meet the salvation given by God. Ni ukuri dufashe Bibiliya muri ubwo buryo ntitwazahura n'agakiza Imana yaduteguriye. So what we can do is trying to find salvation according to our ways, according to our means. Icyo gihe icyo tugerageza gukora no gushakisha agakiza mu buryo bwacu. So even if something we can get may be called salvation according to our standard, burya nubwo wagera ku cyo wita agakiza mu bipimo byawe, but if it is not equal with the salvation from heaven, this is not the salvation according to the standard of God. mu gihe ako gakiza kadahuye n'ak'Imana, ako si agakiza kakavuye mu gipimo cy'Imana. Because we can see that God has his own standard, but we also have our own standard. Imana igira ishingiro fatizo ryayo, natwe abantu tugira ishingiro ryacu. So as long as we are still standing on our own standard,
rero iyo dukomeje kugundira ishingiro ryacu so we cannot be happy at all. dushaka kunezerwa habe na gato, So we cannot be joyful. ntabwo twakwishima, We cannot have assurance of our salvation. ntabwo dushobora kugira icyizere cy'agakiza. Always we will feel empty in our hearts. buri gihe tuzumva imitima yacu iri mu busa, But when we move our hearts on the standard of God, nyamara turamutse twimuye imitima yacu ikajya ku gipimo cy'Imana, so it is very easy and simple to be satisfied. bizatworohera cyane kunyurwa, So we can be joyful in the Lord. tuzishimira mu Mwami. So when we read this story in the book of Genesis chapter 11, iyo usomye itangira igice cya 11, so we can see that from the beginning people they had one language. tubona ko abantu kera bari bafite ururimi rumwe, So they could discuss together and decide together. bajyaga bicara bakaganira bagafata imyanzuro. So they started to journey. batangiye urugendo. So Bible is saying they arrived in this valley called Shinar. bivuga ko bageze ahantu hitwa Shinari mu kibaya. So this was a very beautiful place. hari ahantu heza cyane. Bible is saying that it is in the east. bivuga ko hari iburasirazuba. People they always like the east. buri gihe abantu bakunda agace k'iburasirazuba. So when Cain came out of the eyes of God, in the presence of God, the Bible says he headed to the east. Kayini ubwo yavaga mu maso y'Uwiteka bivuga ko nawe yigiriye iburasirazuba. Even when Lot left Abraham, na Loti ubwo yasigaga Aburahamu, took the direction in the east. icyerekezo yerekejemo n'ikiburasirazuba. So we can see that people they always want to enjoy the eastern place. tubasha kubona ko abantu bashaka buri gihe kunezezwa n'iby'iburasirazuba, Because this is where the sun came from. kubera ko ari izuba rirasira, So it is somehow hot. habashyushye. So people they like that place so much. none abantu bakunda ahantu nk'aho cyane. But don't think that God wants us to go in that place. ariko ntimugatekereze ko ari Imana ibitwifuriza. But whenever we see that people they go to the east, they don't have peace with God. nyamara igihe cyose abantu bagiye berekeza muri ako gace k'iburasirazuba ntibigeze bagira amahoro ku Mana. So we can see that the east, it is always somewhere, and the ways people, the hearts of people is easy to flow to. rero tubasha kubona ko iburasirazuba ari ahantu imitima y'abantu bitembera. So when people they arrived here in the east, they discussed together and they decided what to do. abantu rero bageze iburasirazuba baraganiriye biyemeza kugira icyo bakora. So we think that it's better if we build a tower. baravuze bati cyiza nuko twakwiyubakira umunara, So we make our own city. hanyuma tukakora umujyi wacu. So I'm sure that if we make this tower, we will reach in the heaven and to God. baravuga bati rwose nitubaka neza uyu munara tuzazamuka tugere ku Mana. So why can't we make it? kuki tutawurema? So they discussed one day, umunsi wa mbere baraganira, second day, n'uwa kabiri. maybe at the 10th day they decided to start. birashoboka umunsi wa cumi aribwo batangiye. So when we read the Bible, we can see how they discussed to do it. iyo usomye birubona ikiganiro bagiranye bavuga uko bazabikora. Especially when we read this verse 3, Bible says, then they said to one another, come, let us make bricks and make them Torah 3. by'umwihariko umurongo wa 3 barabwirana bati mureke tubumbe amatafari tuyutse cyane. So they had brick for the stone, and they had asphalt for mortar. kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. So verse 4 says, and they said, come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole world. mu murongo wa 4 uravuga ngo baravugana bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana twe gutatanira gukwira mu isi yose. So once we read this story,
lightly, we cannot understand exactly. iyo usomye iyi nkuru mu buryo bworoheje ntushobora kuyumva, But if you think, once you think about this story, you can see something strange. ariko utekereje kuri iyi nkuru ubona ikintu kidasanzwe. So because there are two things here Bible is talking about. Hano hari ibintu bibiri birivugaho. So they were supposed to use stone, but they decided to use bricks. Abantu bagomba gukoresha amabuye ariko bahitamo gukoresha amatafari. So they want to make this city, to build this city in their own names. Bashatse kubaka uyu murwa mu mazina yabo ngo amenyekane. So it means they want to establish themselves. Bivuze ko bashaka kwiyimika. Who is supposed to be established? Ese ninde ugomba kwimikwa? So we people, we have to establish God himself. Twebwe abantu turi abantu bakwiriye kwimika Imana. So I'm not the one to be established, but I have to establish God. Si njyewe ugomba kwiyimika, ngomba kwimika Imana. So because if I'm the root of my life, this life is not stable. Ndamutse mbaye igishyitsi cy'ubuzima bwanjye ntabwo rwose nabanekanye. So I have to disappear and God appear. Mba ngomba kubura Imana akaba ari iboneka. So God is the one to live my life. Imana niyo igomba kubaho ubuzima bwanjye. But as long as I establish myself, from that moment I will start to live by my own. Ariko igihe cyose niyimitse guhera uwo munsi ntangira kubaho ku bwanjye. How miserable it is to be responsible for everything of my life. Ese biteye agahinda bingana iki guhinduka umuntu wishingira ibintu byose birebana n'ubuzima It bwanjye. is so much painful. Ni ibintu bibabaza cyane. But in the eyes of God, He wants us to establish Him Nyamara Imana ibishaka ko tuyimika so that He can be the foundation of our life. kugira ngo ihinduke umusingi w'ubuzima bwacu. So, but these people, they want to establish themselves. Ariko baba bashatse kwiyimika. So these people, they want to reach to God. Bashatse kwizamura bakagera ku Mana. So this is how they started to trust themselves. Uku niko biyizeye. So God was not happy with this. Imana ntiyigeze bishimira. So we can see that God came to fight against these people. Ako kanya Imana yaramanutse ngo irwane nabo. God came to scatter them. Imana yarashira batatanye. So this is how God did. He confused their language. Dore uko Imana yabigenje yayobeje indimi zabo. So the language was one, Mbere rwari ururimi rumwe, but languages were multiplied. ariko zahise ziyongera ziba nyinshi. So from that moment, no one was understanding one another, Kuva icyo gihe ntawabashije kumva mugenzi we. because everyone was speaking his own language. Buri wese yavugaga ururimi rwe bwite. So this is how they failed to make this tower. Uku niko bananiwe gukomeza kubaka uyu munara. So once we read this story, we may think that this was not good. Iyo dusomye iyi nkuru turavuga ati ibintu ntabwo ari byiza. God, I was not supposed to do so. Mana sinari nkwiriye gukora ibi. So it is not that God is the enemy of us. Ntabwo Imana ari umwanzi wacu. So but this was good for these people, Ariko Imana ibi yabikoze kubw'ineza y'abantu. because God wants to embrace our hearts. Imana ibishaka kwigarurira imitima yacu. God wants to work for us. Imana ibishaka kudukorera. So God wants to do everything concerning our life. Imana ibishaka kudukorera ibintu byose. But sometimes when we want to be responsible for everything of ours, God has to fight us. Ariko rimwe na rimwe dushatse kwigira abantu bagomba kwishingira ibyacu byose, Imana iraturwanya. So some people, when they see God fighting them, they think that God does not take care of them. Rero iyo abantu babonye Imana iri kubarwanya bavuga ati Imana ntitwitayeho. But God cannot just keep quiet once we are heading the way of destruction. Ariko Imana iyo ibonye turi kujya mu nzira yo kurimbuka ntabwo ishobora kwicecekera. So to say that these people are using bricks instead of stone. Kuvuga ko abantu bakoreshaga amatafari mu cyimbo cy'amabuye. So people, they think that to go to heaven, they have to be like God. Murabizi ko abantu batekereza ko kugira bajye mu ijuru bagomba kuba beza nk'Imana. If you are not like God, you cannot go to heaven. Utabaye mwiza nk'Imana ntiwajya mu ijuru. Because God is holy, God is perfect. Imana irera kandi iratunganye. So once you are sinner, once you are that, you cannot go to heaven. Rero gira umunyabyaha wanduye ntiwajya mu ijuru. So people, they have this knowledge.
ubumenyi abantu baba bufite. But the problem, whenever they check their lives, they are not perfect as God is. gusa ikibazo ko bagenzi ubuzima bwabo babona badatunganye nk'uko Imana itunganye. But when they read the Bible, they can see that always the Bible says, be perfect as your Father in heaven is perfect. ariko iyo basomye biriya gihe babona icyanditswe kivuga ngo muzabe abera ko ndi uwera mwe mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranutse. So they decide to have this idea that, the will of God is me to be perfect. kuva ku kanya bati Imana irashaka ko mba intungane. Let me be perfect. reka rero mba intungane. So this is how people, they try their journey to be perfect as God is. uku niko abantu batangira urugendo rwo kubabera nk'uko Imana So yera. it means people, they want to be on the same level as God. abantu baba bashaka kuringanira n'Imana. So the problem, which way, what kind of ways they are using to be on the level of God. ariko ni ikibazo tukwiye kwibaza, niyo nzira dukwiye gukoresha kugira ngo tube nk'Imana. So we don't need to be on the level of God, but we need to be like God. ntabwo dukeneye kuringanira n'Imana, ahubwo dukwiriye gusa nayo. So when they think on their side, they see that, this is what I have to do to be perfect as God is. iyo bitekereje bati ibi nibyo ngomba gukora kugira ngo ntungane nk'Imana. I have to love others as I love myself. ngomba gukunda bagenzi banjye nk'uko nanjye nikunda. I have to do the work of God. ngomba gukora umurimo w'Imana. So I have to change my behavior. ngomba guhindura imyitwarire yanjye. So I have to do everything possible to be perfect in the eyes of God. ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ntungane mu maso yayo. But what does Bible say? ese birivuga ngo When you iki? see, we read the Bible in the book of Romans chapter 3, iyo usomye ahora mu gice cya 3 Romans chapter 3 verse 23, umurongo wa 23 Bible can show that all of us have failed for the issue of sin. bitwereka ko twese twakoze ibyaha, twaratsinzwe All have sinned. twese twakoze ibyaha. So we cannot be perfect as God is. ntabwo dushobora gushyikira ubwiza bw'Imana ngo tube beza nka With this nature of sin, we cannot be perfect as God is. hamwe n'iyi kamere y'icyaha ntabwo twaba intungane mu byo dukora. So this is what the Bible says. uku niko birivuga. So, but what people are doing today, hasi ibyo abantu bakora muri iyi minsi ni biki? it seems like they don't know this. bisa n'abo batazi uku kuri, They don't know this verse. bisa n'abo batazi uyu murongo, But they are still trying to make this righteousness, this holiness of God by themselves. bakomeza kugerageza kugira gukiranuka nk'uko Imana ku bwabo. So they are not different from these people on the Tower of Babel. abantu nk'aba ntabwo batandukanye nk'aba bubatse umunara w'i Babeli. So to use our power, to use our determination to be holy like God, gukoresha imbaraga zacu no kwiyemeza kose ngo tubabera nk'Imana, to use our energy, gukoresha ingufu zacu, everything of us, ibintu byose biduturukaho. it's like these people who are making this tower using bricks instead of stone. mu gihe tubikoresheje tuba tumeze nk'abantu bakoreshaga amatafari bubaka umunara ubageza mu ijuru mu cyimbo cy'amabuye. So we cannot reach God from what we have done, ntabwo dushobora kugera ku Mana kubera ibyo twakoze, from our good works. kubera imirimo yacu myiza. With the deeds of human being, we cannot reach heaven. mu mirimo y'umuntu myiza ntabwo twagera mu ijuru. So God have already said this. Imana yamaze kudukiza, But how can we go to heaven? How can we perfect as God is? asa ni gute twaba intungane nk'uko Imana itunganye? Bible says biravuga ngo we need to use the works of God. tugomba kwifashisha imirimo y'Imana, We need to use the works of Jesus. imirimo Yesu yakoze. So the works of Jesus related to the stone. rero imirimo ya Yesu niyo igereranywa n'urutare cyangwa se n'amabuye. The works of man are related to the bricks. imirimo y'abantu niyo igereranywa n'aya matafari. So because man come from the ground. kubera ko umuntu yavuye mu mukungugu wo hasi.
So when we read the book of Genesis, chapter 4, itangiriye ibice bine. so we can see how Abel was accepted by God. Tubona ko Abeli yabashe kwemerwa n'Imana, But Cain was rejected and his offering was rejected. ariko Kayini n'amaturo y'Imana yarabyamaganye. But how come one was accepted and another one was rejected? Ese kuki icyo gihe umwe yemewe undi akanga? So the reason is one. Impamvu yari imwe gusa, Because Cain was sinner in the eyes of God. Kayini yari umunyacyaha mu maso So y'Imana, likewise Abel was a sinner in the eyes of God. ariko na Abeli yari umunyacyaha mu maso y'Imana. So Cain was not a big sinner, then Abel a small sinner. Kayini ntabwo ari umunyacyaha munini ngo Abeli abe In umunyacyaha the muto. beginning they are equal in the eyes of God. Bigitangira bose bari bamwe ari abanyabyaha ku kigero But kingana, depending on the ways they used to come in the eyes of God, in the presence of God, these ways were different. ariko bitewe n'inzira bakoresheje baza imbere y'Imana, izi nzira zaratandukanye. So because Abel used the son, Abeli yakoresheje umwana w'intama. so the stone means he relied upon the works of Jesus. Bivuze ngo yakoresheje amabuye ko yishingikirije ku mirimo ya Yesu. So Cain relied upon his own works, Ariko Kayini yishingikirije ku mirimo ye bwite, the works of human being. imirimo ya muntu. So that's why I told you that when we read this Bible, we can see that these bricks are related to the works of man. Rero iyo dusoma Bibiliya tubona ko aya matafari avugwamo hano agaragaza cyangwa ahagarariye imirimo y'umuntu. So the reason why Bible telling us this kind of stories is because God wants us to realize exactly which position we have. Impamvu Imana itubwiriza inkuru zose kugira ngo duhe gutahura umwanya duhagaze. Because it is very simple to change the direction once I realize that the direction I have taken is wrong. Ni ibintu byoroshye cyane guhindura icyerekezo mu gihe ntahuye ko aho nerekezaga nari nayobye. But before realizing the direction I am having now, nyamara iyo ntaramenya icyerekezo mfite ubu ngubu, so I cannot change the direction until now. sinanahindura icyerekezo cyane. But once I know that this direction is not right, ariko iyo menye mu cyerekezo ndimo nayobye, it is very simple to change it. biroroshye kugihindura. So this is what the Bible is trying to show us. Iki ni cyo biri kugerageza kutwereka. So briefly, once we read the Bible, we can read the heart of God easily. Muri make mu gihe dusoma Bibiliya tubasha kubona umutima w'Imana byoroshye. So when we read the book of Mark chapter 12 verse 10, muri Mariko ibice 12 umurongo w'10, Mark chapter 12 verse 10, Mariko ibice 12 umurongo w'10, have you not even read this scripture? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. mbese ntimwari mwasoma ibyanditswe ngo ibuye abubatsi banze n'iryahindutse rikomeza imfuruka? So this is Jesus who was speaking like this. uyu ni Yesu wavuze gutya. So the stone the builders rejected, it is the one which became the cornerstone. ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza So imfuruka. the cornerstone itself is Jesus. rero ibuye rikomeza imfuruka ubwaryo ni Yesu Kristo. So we have Jesus to build the kingdom of God. dufite Yesu Kristo ngo twubake ubwami bw'Imana. So but people, they put aside Jesus, ariko abantu bashyira ku ruhande Yesu, even though he is the one who is cornerstone. nubwo ari we buye rikomeza imfuruka. After putting him aside, iyo bamushyize ku ruhande, they have something else to use bibonera ibindi byo gukoresha to make this kingdom of God. ngo babashe kubaka ubwami bw'Imana. But if we reject Jesus, ariko nimba turetse Yesu, anything remain we can use ibisigaye byose twakoresha is useless, ari imfabusa, because they cannot be accepted by God. kubera ko Imana ntishobora kubyemera. Only Jesus can be accepted. Yesu niwe wenyine ugomba kwemerwa. But if you replace Jesus with something else, ariko nuhinduza Yesu ukamusimbuza ibindi bintu, so in your thoughts you may think that God is happy with you, mu bitekerezo byawe uzabutuma Imana iranyishimiye. but
God does not want you to be surprised on the last day. ariko imana ntishaka kuzatungurwa ku munsi w'imperuka. So you need to check your heart now. ahubwo genzura umutima wawe nonaha. Is my spiritual life composed by the works of Jesus? ese umutima wanjye koko uhujwe n'imirimo ya Yesu, Or I'm relying upon my good works? cyangwa ndi kwishingikiriza ku mirimo yanjye myiza? So if you realize that you are lying upon the stone who is Jesus, ibintu bitahura ukabona ko wishingikirije ku iribuye, I'm heading to heaven, kuri kwerekeza mu ijuru, but I'm not relying upon my own works, but only the works of Jesus. ariko singomba kwishingikiriza ku mirimo yanjye ahubwo ni iya Yesu. That's okay. ibyo nusanga ariko bimeze ni byiza. But if you realize that, I have been relying upon my good works, ariko nutahura uti nari maze igihe niringira imirimo yanjye, so you need to change. ugomba guhindura. You have to replace the good works you have done so far with Jesus. simbuza ibyiza wakoze kugeza ubu ubisimbuze Yesu. Even if you may have piled up many good works, nubwo waba wararundanyije ibyiza byinshi cyane, God does not see this, ibyo byose Imana ntibyitayeho, because everything is zero in the eyes of God. ibyo byose bigomba gukubitwa hasi bigahinduka zeru mu maso So y'Imana. only Jesus should remain, Yesu wenyine niwe ugomba kugumaho, because only Jesus can satisfy the heart of God. Yesu wenyine niwe ushobora kunyura umutima w'Imana. So when God sees Jesus, he's so happy. iyi Imana ibonye Yesu iranezerwa, But when God sees the good works I piled up, ariko iyi Imana yitegereje imirimo myiza nagiye nirundanyiriza, God is so much pitiful to me, Imana ingirira impuhwe nyinshi cyane, because God can see that this man does not know himself. Imana yavuga iti uyu muntu nta nubwo yiyizi kwera, He doesn't know what I spoke in the book of Isaiah chapter 14. ntazi n'icyo navuze muri Yesaya ibice 40. This man does not know what I spoke in the book of Romans chapter 3 verse 11. nta nubwo azi icyo navuze mu Baroma ibice 3:11. No one cannot do good, no, not one. ntawe ukora ibyiza habe n'ubu. But you see, this man is trusting himself to do good works. ariko dore uyu ariyizera ngo yakora imirimo myiza, Even now he's trying to present the good works he did in his life. n'ubu dore aragerageza kuzana imirimo myiza ngo yakoze mu buzima bw'imbere yanjye. So God is so much pitiful to this person. Imana igira agahinda kenshi ikagiriye umuntu. When God sees how he reserved Jesus for us, Imana yitegereje ko yatuzigamye Yesu, and he put aside him, hanyuma tukamushyira ku ruhande, and he bring forth the good works we did in the eyes of God. tugashaka kuzana imirimo myiza twakoze imbere y'Imana. And really God wants to change our mind, our hearts. ni ukuri Imana ibishaka ko duhindura imyumvire yacu. Yes, you did good works, yego kuko wakoze ibyiza, but they are good works in your eyes, they are not good works in my eyes. ariko ibyo ni byiza mu maso yawe, si byiza mu maso yanjye, Because something good I did is different from something good you can do in your life. ibyiza ukora bitandukanye n'ibyo njye nakora. So people, they will be pleased by good works you did. abantu bo bazanezezwa n'ibyiza ukora. So but don't think that God can be satisfied by the good works you do in your life. gusa ntuzatekereze ko Imana inyurwa cyangwa ishimishwa n'ibyo ukora So byose. that's why God wants us to connect our hearts to Jesus. niyo mpamvu Imana ishaka ko duhuza imitima yacu na Yesu. So but if we replace Jesus with other things, ariko nidusimbuza Yesu ibindi, we are no different from these people on the Tower of Babel. ntabwo dutandukanye n'abantu biremeraga umurwa. So as God destroyed this tower, nuko Imana yarimbuye iyi nyubako yabo. so this is how God will demolish everything we have built in our life. niko Imana ishaka kurimbura ibyo twubatse byose mu buzima So bwacu. on the last day, people will be ashamed so much. kubera ko ku munsi w'imperuka abantu benshi bazakorwa n'isoni. Because when we read the book of Matthew chapter 7, we can read dusomye This book? Matayo igice cya 7, ushobora kubonamo ibintu nk'ibyo. Matthew chapter 7, Matayo igice cya 7, verse 22. Verse 22 and 23 says, Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them,
I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Matayo 7:22, benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberurana nigeze kubamenya, nimwumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. So we can be like God. Dushobora kuba, This is possible. dushobora kuba nk'Imana, ibyo birashoboka. But if we don't use God and the way God prepared for us, we cannot be so. Ariko ntidukoresha inzira Imana yaduteguriye ntibizashoboka. So we need to deny ourselves and accept only Jesus in our hearts. Ni ngombwa ko twiyanga tukemera Yesu mu mitima yacu. Because God does not want to put anyone in shame on the last day. Urako ntabwo Imana ishaka ko hari n'umwe uzakorwa n'isoni ku munsi wa nyuma. So God will be happy to see everyone in His kingdom. Ukuri Imana izanezezwa no kubona buri umwe muri mwe mu bwami bwayo. But God does not want to see anyone who boasts on what He did in his life. Gusa Imana ntishaka kubona hari n'umwe wirata ibyo yakoze. Only all of us, we need to boast on Jesus, on His works. Twese tugomba kwirata Yesu, tukirata imirimo ye. If Jesus is not in my life, Nimba Yesu atari mu buzima bwanjye, I can only perish. narimbuka gusa. But I cannot perish because now Jesus is in my life. Nyamara sinyirimbutse ko Yesu ari mu buzima bwanjye. So the life without Jesus, this life is useless. Ubuzima butarimo Yesu buhinduka imfabusa. But life with Jesus, Nyamara ubuzima burimo Yesu, this is precious life in the eyes of God. ubu ni ubuzima bw'agaciro mu maso y'Imana. So I hope we accept Jesus in our spiritual life, Byingiye ko twakwemera Yesu mu buzima bwacu bw'umwuka, so that our spiritual life can be only successful. kugira ngo ubuzima bwacu bw'umwuka buhirwe gusa. So thank you so much. Turabashimiye. I will speak up to here. Ndavuga nsoreza hano. So let me pray. Reka nsenge. Our Heavenly Father, we thank you once again. Data wo mu ijuru turagushimiye nanone. So we really want to believe in you. Ni ukuri dushaka kukwizera. But most of the time we don't know this, we don't distinguish your will and our will. Nyamara igihe kinini dutandukanye ubushake bwacu n'ubwawe. Sometimes we follow the deceit of Satan, thinking that it is your guidance. Rimwe na rimwe dukurikira ibishuko bya Satani dutekereza ko ari wowe bituyoboyemo. So Father, allow us not to rely upon ourselves. Data twemere twe kwishingikiriza ku byacu. So allow us to discover clearly the works of Jesus on the cross. Dore gutahura imirimo Yesu yadukoreye ku musaraba neza. The reason why He died on the cross Cyatumye apfira ku musaraba. is because we had nothing to do for us to come in the presence of God. Nuko nta kintu na kimwe twashobora gukora ngo tuze mu maso yawe. So we thank you because you killed Him in our stead. Turagushimiye kuko wamwishe mu cyimbo cyacu. So we thank you so much. Turabigushimira cyane. We pray everything in the name of Jesus. Kandi ibi byose tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. See you next time. Nawe utaha.